ndibuka ngiye nakijijwe ubundi nari umusinzi nawe ibiyobyabwenge byinshi birangira rero Kristo asuye mu nzozi angirira neza arambwira Ambuza amahame ambwira ko nakwiye kongera kunywa ikintu cyiswe inzoga icyo ari cyo cyose. Inzoga nzicitsemo abantu bacikaho kubwo kwakira Kristo namenye ntago nakongera kugumya kunywa inzoga. Ndota inzozi ndyamye umunsi umwe ndaryama ndarota Kristo ambwira ngo ijambo rimbwira ngo inzoga zipfana iki n'ubuzima bwawe. Tekereza ndavuga ni kuki nihana nkongera ngasubira ku nzoga. Mva ku biro 75 subira ku biro 63 ndagenda ndruma ndakokoka kubera iki. Araza aranyemerera tura muri nge ankuramo ikintu cy'inyota y'inzoga. Iyo ugendana n'umuntu usinda ntabarangira kuhinduye umusinzi. Uyu munsi wa none nimuhindukirire mumenye Kristo. Yemwe bantu bamutubari muhabwa amahoro n'inzoga by'akanya gato, nimuhindukirire mujye ku muntu utanga amahoro arambye. Uburushyi bukurwaho no kumenya Kristo. Uburushyi nk'ubwo bukurwaho no kwakira Kristo agatura muri wowe. Ntago watamba ibitambo by'umubiri wawe, ntago watamba ibitambo by'umutima wawe utarakira Kristo muri wowe. Nari ndushe Yesu aranduhura, nari nduhijwe n'iyobyabwenge Yesu abinkuramo. Niba hari ikintu kibabaza nge nabo ni ukuba wakorera amafaranga yawe ubabaye ufite ibintu wayateganije wayapangiye. Niba hari ikintu kibabaje ni ugufata igihe ugakora ufite kontra nziza, ufite akazi karyoshye, ufite imikorere, ufite amafaranga afatika, warangiza ukayajyana mu kuyashyira mu tubari. Ukanywa inzoga wayiguza amafaranga ikakuraza muri borodire, ukanywa inzoga wayiguza amafaranga ukaravuga amagambure. Turabashimiye inshuti z'umusaraba, twishimiye kubana namwe muri aya masaha. Tudatinze ndagira ngo tuganire n'inshuti umuvandimwe. Mu by'ukuri twifuza kuganira n'abantu ibintu byinshi bitandukanye ariko bishobora kutugirira umumaro. Mu by'ukuri ndashaka ko tuganira ku nzira y'agakiza. Turi kumwe n'umuvandimwe wacu rero, turi kumwe n'inshuti, turagira ngo dusangize mu by'ukuri inzira y'agakiza ke. Gukizwa kwe, kumenya Yesu kwe byaciye hehe, byaciye mu yihe nzira. Ndagira ngo mbibutse ko umuntu akizwa ibyo yakoze, kandi kugira ngo umuntu amenye Yesu nuko hari aho aba yaravuye mu isi y'umwijima. Mbere yuko dutangira ndagira ngo tuze dusenge twirigize Imana hanyuma dukomeze tudatinze. Turagushimiye Mwami Yesu kubw'uyu mwanya. Duciye bugufi kuko uri Imana nzima, duciye bugufi kuko uri Uwiteka usumba byose. Iki kiganiro tugiye kugirana n'uyu muvandimwe, Mana Data wa twese, kitugirira umugisha, cyubaka abantu benshi bagira aho bava bagira naho bagera. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu wacu. Amina. Nitwa Nakirutimana Innocent, ndi umukristo wavanywe kure, watoraguwe kure, wavanywe mu manamanga. Ndi umukristo wagiriwe ubuntu. Mu by'ukuri agakiza ni ubuntu ariko bisaba kugira ngo witange. Mu by'ukuri hari uburyo Yesu agusangamo n'uburyo nawe umusanga. Byanze bikunze ni ibintu bibiri bitandukanye ariko bishobora kukuzanira inyungu wowe ubwawe bwite, wowe ushaka Kristo. Mu by'ukuri natangiye urugendo rwo kuba umukristo ari ibintu bitoroshye, ari ibintu birebire, ari ibintu bimeze nk'umwana w'igitambambuga ugwa byuka ariko bikomeye cyane. Mbere yuko mbivuga reka mbanze babwira amazina yanjye. Nitwa Nakirutimana Innocent, ndi umukristo nakrijwe mu itorero ryitwa Hope in Jesus Church. Mabonera umugisha ukomeye, mabonera ibifatika, mabonera imbaraga, mabonera ubuzima mu gihe cy'ubupfu. Nukuri nabonye Imana kandi nabonye Imana n'unyibona kubw'uru rugendo rw'ubukristo natangije. So rero ndibuka 2013, umwaka wa 2013 ushira mu kwezi kwa munani, nibwo nahuye na Kristo nge ntangira kugenda urugendo ntagendaga, ntangira kumva ibyiyumviro ntiyumvishaga, funukurwa mu wundi muntu udasanzwe ariwo uyu Innocent mubona uyu munsi wa none. So ndibuka kera ubuzima bwanjye bwari ku gasozi, bwari mu biyobyabwenge, bwari mu bidafite umumaro, mu bintu byo gusinda, mu bintu byo kugendera mu bigare, mu bintu byo guhagarara hadakwiriye. Ariko ndashima Imana ko ubu ndi mu bantu
bazima bamenye Kristo kandi batoranijwe bagasigwa amavuta bakaba ari intore z'Imana. Yankuye mu rupfu, ankura mu rupfu ntari mboshye, nari ngowe, nari nanijwe, nari tsikamiwe, ubu nahawe ubugingo, nanditswe mu gitabo cy'ubugingo kubwo kuronka Kristo. Reka mbabwire bantu b'Imana, uru rugendo ntago rworoshye, ariko Pawulo ni wanditse aravuga ngo shobozwa byose na Kristo imbaraga. Gukizwa ni ikintu gikomeye ariko kiza n'umugisha ukomeye. Ahereye ahambaza ibibazo ngo mbabwire urugendo rw'ubuzima bwanjye mbayeho uyu munsi wa none meze neza kubwo kuronka Kristo. Nafashe Kristo mufata nk'igishoro gikomeye muri nge, mushyira imbere mu byo ngiye gukora, mushyira imbere mu buzima bwanjye, mushyira imbere mu byo mbamo, mushyira imbere aho ngenda, mushyira imbere mu bintu byose. Aranyobora kandi anyobora neza. Kuva namenya Kristo nta gihe ubuzima bwanjye bwigeze mu buzima bwo kwicuza, ariko kera nabaga mu buzima bwo kwicuza. Ndabaye ingero, kera ndibuka nkajya njya kunywera za Uganda, nkajya kunywera mu tubari twita ngo dukomeye, ariko nkashiduka amafaranga nkoreye amezi 3 cyangwa ukwezi ndimo nyanywera iminsi 2, ndimo nyata mu mwanya umwe, ndimo nyajugunyanga. Ariko ndashimira Imana yankuye mu mwijima, ndashimira Imana yankuye kure, ndashimira Imana yankuye mu biyobyabwenge, kuko namenye neza ko Kristo niwe umara inyota, niwe soko imara inyota, niwe soko yonyine ibasha kuramo umuntu icyaka cy'ikintu icyo ari cyo cyose kitavuga Imana, akakwinjiza ahakwiriye kandi ugasoma ugashira inyota. Kristo niwe ujabura inyota mu muntu akayimukuramo by'iteka, agahabwa imbaraga, agahabwa kunesha, agahabwa ubutsinzi, atari uko yagiye mu kabari, atari uko yagiye mu tubara, atari uko yinjiye mu bintu bidafite umumaro, akinjira ahantu Imana ikamuhesha umugisha, ikamuha umugisha. Ndagira mbabwire ngo rero bantu b'Imana ntago byoroshye, ariko Imana yo mu ijuru irashoboza. Ndibuka ngiye nakijijwe ubundi nari umusinzi, nibyo ndimo mbabwira, ariko nakijijwe n'igisirimba. Bigeze bacuranga igisirimba aho nabaga muri quartier, mba ku Gishushu. Umunsi umwe bacuranga igisirimba muri hopu, baracuranga, nirukanka njya kureba aho ari gucuranga igisirimba kubwo gusinda, numva nasinzi, isindwe ryafashe. Ariko impageze mwuka aranshakira, Yesu arahamfatira, ankura ku bintu bidafite umumaro, ankura ku bintu byatsikamiye byarenze ubwenge bwanjye. Ndibuka umunsi umwe ninjiye mu rusengero nasinze, nanyweye icupa, narihaze, naborewe. Bageze mu gihe cy'igisirimba ndasirimba, numva ndafashwe, atari uko ari umwuka wera, ahubwo fatwa n'ibintu ntazi ibyo ari byo, ntakita ko ari nk'abadayimoni, baratsikamira, barafata, barankanda, ariko Yesu ari we nshaka. Uwo mwanya ndibuka ko nibwo natangiye kuvanwamo imyuka mibi, barahamagurukira abashumba, barasengera, abashumba bamesha umugisha, abashumba banyereka inzira y'agakiza, abashumba banyereka iby'uru rugendo. Nibwo navuyemo umuntu uyu munsi wa none nkaba nitwa Inosa mwiza, Inosa wabohowe, Inosa wakijijwe, Inosa wavuye mu bubata bwa Satani, Inosa utakigengwa n'ibiyobyabwenge, Inosa ufite ubwenge buzima, kuko namenye neza ko ijambo ryambwiye ko kubaha Imana ari bwo bwenge. Ubu sigaye nubaha Imana, sigaye nubahisha Imana kubw'ineza y'Imana yangiriye. Reka mbabwire bakundwa bene data, kumenya Yesu nicyo gishoro, kumenya Yesu niwo mumaro ukomeye, kumenya Yesu nibyo byonyine biguhesha imbaraga zo kumenya icyo ugomba kuba cyo, kumenya Yesu nibyo bigukura mu bubata, kumenya Yesu nibyo bikugira umugabo, kumenya Yesu nibyo biguha amavuta y'ubwiza, kumenya Yesu nibyo bigutoranya mu bandi watawemo, kumenya Yesu nibyo bigukuramo karande, kumenya Yesu nibyo bikugira umunyamaboko. Reka mbabwire, ntago ijambo ry'Imana ryambwiye ko ubugingo budapimirwa mu byo dutunze. Ubu muri uyu munsi wa none ushobora kuba ufite ibintu ariko urushye, ushobora kuba ufite ubutunzi, mu mataje ugenda mu mavewiti, ufite umuruho. Nabonye abantu benshi b'abagabo b'amaboko, abagabo b'ibikwera, abagabo bakabaye biyubashye, barara mu tubari ko bararushye, bagowe, bananijwe, akavuga ngo ufite amahoro make, akajya gushakira amahoro ku icupa, ariko iyo rigushizemo rirarangira.
reka mbabwire ngo icupa rijya rigira umunezero w'akanya gato ariko igihe cyaryo kirarangira. Ariko Kristo umunezero we n'uw'ibihe n'ibihe. Umunezero Kristo atanga uzana indonyi ikomeye kandi uzana umugisha uremereye, ukazana umugisha udashira, uzana umugisha w'amahoro n'ubwiza, uzana umugisha w'icyubahiro, uzana umugisha wo kubahwa no kubaha Imana, uzana umugisha w'ibyiza byose. Reka mbabwire, mudamu wese unezezwa nuko yanyweye icupa, mugabo wese unezezwa nuko yanyweye icupa, ntabwo ibyo byishimo bijya biramba. Ibyo byishimo bijya birangira, ariko ibyishimo babwira bya Kristo ntibijya bishira. Nawe ibiyobyabwenge byinshi kugeza aho ubwo ngiye mvuze ngo icyo kunywa nyiraye ndanapfa, nkumva icyo kunywa ari bwo buzima, ariko ntacyo byigeze bimarira. Ndibuka umunsi umwe nyiva ku nzoga, kwihangana byarananiye, mara igihe kinini vuga ngo ndetse inzoga, ariko nkanone nkatekereza nkavuga nti ibiko kurya binaniye nzabaho gute? Ibiryo birananira, ibyo kurya birananira, ibyo kurya mbicikaho kandi numva rufite apeti, atari uko nananijwe, ahubwo nkumva icyo ndarikiye cyane ari cyo kunywa ikiyobyabwenge. Inzoga zimbana akaga kubera gutinya abantu. Ntari naramenya Kristo neza, nkatinya abantu, nkajya kunywera Nyamirambo, nkajya kunywera hirya kure, nkajya kubera mu tubari twakuraho abantu batanzi. Ariko nkarangiza nkibaza nti Kristo namenye nakiriye ejo bundi amagambo pasiteri asubijemo yanyatuje mpagazemo mu Kristo nakiriye musutseho byeri, Kristo nakiriye musutseho ikiyobyabwenge. Birangira rero Kristo asuye mu nzozi angirira neza, arambwira Ambuza amahame, ambwira ko nakwiye kongera kunywa ikintu cyiswe inzoga icyo ari cyo cyose. Nibwo nacitse ku nzoga, inzoga nzicitsemo abantu bacikaho, inzoga nzicitseho abavandimwe bamvaho, bamwe twasangiraga banyita umwanzi, banyita igisambo, banyita ikigwari. Ariko ndavuga ni kubwo kwakira Kristo namenye ntago nakongera kugumya kunywa inzoga. Ijambo rirambwira umutima wanjye, ndota inzozi ndyamye umunsi umwe, ndaryama ndarota Kristo ambwira ngo, ijambo rimbwira ngo inzoga zipfana iki n'ubuzima bwawe. Ndibaza mu gitondo, ndabyuka ndatekereza, ndavuga ni kuki nihana nkongera ngasubira ku nzoga. Nkagwa mbyuka, ndagerageza urwo rugendo. Abavandimwe banjye nagiraga bakajya bamfasha, bakafata mu maboko, bakambwira ngo erega bizarangira. Ariko naragiye mbura peti, nduma, mva ku biro 75 subira ku biro 63, ndagenda nduma, ndakokoka. Kubera iki? Nari narimitse ko kunywa inzoga ari bwo buzima, nimika ko kunywa inzoga ari byo bintu bifite umumaro kuruta ibindi bintu byose. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nyimara gusobanukirwa ko inzoga ari ikiyobyabwenge kibi, ari ikintu cyica ubuzima, nahise mitamo neza, mitamo Kristo, mitamo kuyoborwa nawe, mitamo kumarwa inyota nawe. Araza aranyemerera atura muri njye, ankuramo ikintu cy'inyota y'inzoga, ankuramo ikintu cy'irari ry'inzoga, ankuramo ubusinzi. Ubu angira umuntu ukomeye, mu buzima magakiza, ku buryo numva niyo byagenda gute nashobora gusubira ku nzoga. Reka mbabwire, umuntu utarakira Kristo ari we wese yumva ko ubuzima ari bwo buzima. Umuntu wese utarasobanukirwa ubuzima bwo kwakira umwami Yesu Kristo muri we, yumva ko ubuzima bwo hanze ari bwo buzima. Abantu benshi njya numva nkanatangazwa nabo, bajya bavuga ngo icyaha kiraryoha. Nibyo koko kiraryoha, ariko kiranica. Reka mbabwire, ubu abantu nasize inyuma, abo twasangiraga twagendanaga, abenshi barububye, abenshi bashaje imburagihe, abenshi bahese ibitugu, abenshi muri bakutse amenyo. Abo nasize hirya iyo barababajwe, bararushe. Ariko reka mbabwire, uburushyi bukurwaho no kumenya Kristo. Uburushyi nk'ubwo bukurwaho no kwakira Kristo agatura muri wowe. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nitwemere dutambe ibitambo bizima ngo bishimwa n'Umwami. Ntago watamba ibitambo by'umubiri wawe, ntago watamba ibitambo by'umutima wawe utarakira Kristo muri wowe, utarafata umwanzuro w'ikiyobyabwenge gukireke, utarafata umwanzuro wo kureka ubusinzi n'ubusambanyi, utarafata umwanzuro wo kureka ibiyobyabwenge, utarareka inshuti mbi zanduza imico, inshuti mbi zironona, inshuti mbi zonona imikorere. Reka mbabwire bantu b'Imana, mumenye ibyo mugomba kugendana nabyo. Iyo ugendana n'umuntu usinda,
ntarangira kuhinduye umusinzi. Iyo ugendana n'umujura ntawe ushiduka guhinduye umujura. Iyo ugendana n'umuntu utavuga neza ushiduka nawe utangiye kugendera mu duco tuvugana. Reka mbabwire, imvugo nziza yose tuyihabwa n'ijambo ry'Imana. Reka mbabwire, uyu munsi wa none nimuhindukirire mumenye Kristo. Yemwe bantu bamutubari muhabwa amahoro n'inzoga by'akanya gato, nimuhindukirire mujye ku muntu utanga amahoro arambye, ariwe Kristo. Nimuhindukire mujye ku muntu utanga amahoro ahoraho, ariwe Kristo. Nimuhindukire muhowe uriyobye, wowe ubabajwe, wowe utsikamiwe n'ibyo bitero, hindukira uze kuri Kristo. Niwe buye ryanzwe n'abubatsi kandi rikomeza ifuruka. Reka mbabwire, Kristo niwe muzima, niwe wanesheje ibyo byose. Kristo niwe muzima wanesheje urupfu. Kristo niwe muzima wakomeye. Kristo niwe muzima wapfuye akazuka. Reka mbabwire, ibi bintu mbabwira ni ibintu byambayeho, ntago ari ukubeshya. Nari itsikamiwe ariko ndabohoka. Nari ndushe, Yesu aranduhura. Nari nduhijwe n'ibiyobyabwenge, Yesu abinkuramo. Niba hari ikintu kibabaza njye nabonye, ni ukuba wakorera amafaranga yawe ubabaye, ufite ibintu wayateganije, wayapangiye, ukayakorera iminsi myinshi itari mike, ukayikorera amezi 3, ukwezi, amezi 5, umwaka, warangiza ukanywera mu munota umwe, warangiza ukanywera mu isegonda, warangiza ukayajyana mu bubari, ukarara uyanywera ijoro rimwe ntabwo naguhaze. Warababaye uyashaka, warababajwe uyasengera, uyakorera, ugata umwanya wawe uyakorera. Reka mbabwire ngo niba hari ikintu kibabaje, ni ugufata igihe ugakora, ni ugufata igihe ufite kontra nziza, ufite akazi karyoshye, ufite imikorere, ufite amafaranga afatika, warangiza ukayajyana mu kuyashyira mu tubari. Kandi inzoga ikakuraza muri borodi, inzoga ikakuraza aho utagomba kura, ukanywa inzoga wayiguza amafaranga yawe, mu gitondo kubyuka bikakunanira, ukanywa inzoga wayiguza amafaranga ikakuraza muri borodire, ukanywa inzoga wayiguza amafaranga ukarara uvuga amagambure, ukarara utongana intonganya zidashira, ukanywa inzoga yawe wayiguza amafaranga yawe, ugataha muri borodire, wari gutaha mu bururu ukaryama ukisegura. Nigeze ndyama n'inkweto kandi ndi muzima gutya, mvuga ngo mfite ubwenge, nkanywa inzoga mvuga ngo ndayinywa, ariko ngeze mu rugo ndarana inkweto. Ako kantu ntabwo nzakibagirwa. Ndibuka muri 2013 mu kwezi kwa 9 nanyweye inzoga ndayijuta, ndayihaga, ariko mvuga ngo niwe munezero. Ngeze mu rugo kuryama birananira, njya hanze, imbeho irankubita. Aho mviriye hanze kubera bwa burushyi ndi kubabwira, ninjira mu nzu ndaryama, ndyama n'inkweto, kandi wagira ngo ndi mukuri. Ndaryama ndasinzira, zimaze kucururuka mu masaha ya 9, ubuzima bugarutseho buke, ibintu bicanze binaniye. Nibuka ko ndyamye, ndyama n'inkweto kandi mu buryo butumvikana. Mu gitondo mbyuka niseka, nabandi nararanye inkweto. Ubwo bwari ubwenge buke bwatewe no kuyoba, nkanywa inzoga, nanywereye amafaranga yanjye, nkafata umwanya nkajya guta agaciro mu bantu ngo ndibona ndihesha agaciro. Iyo umuntu unywa inzoga avuga ibyo ashaka, umuntu unywa inzoga akora ibintu bidafite umumaro, umuntu unywa inzoga arangiza, arontona. Ariko kuva ntayireka, nabaye umuntu mwiza, nabaye umuntu w'umumaro, nabaye umukristo. Hari indirimbo igira ivuga ngo ndi umukristo, ndi uwa Yesu, ikongera ikavuga ngo ndi umukristo nzahora ndiwe. Reka mbabwire, iyo ubaye umukristo ibyawe byose upanga bijya ku murongo. Iyo ubaye umukristo uva mu ruzerero. Iyo ubaye umukristo uhabwa ubuzima bwiza. Iyo ubaye umukristo uvanwa mu rungabangabo. Iyo ubaye umukristo urakomera. Reka mbabwire, ubu buhamya tuba dutanga ntabwo tuba tubutanze ngo tububike, tuba tubutanze kugira ngo bugire icyo bumara. Ndumva mbabwiye byinshi, ariko ndumva wagarukiraho. Reka soze mbasengera Imana ibashoboze kandi bagirire neza. Ndumva byanze bikunze hari icyo Uwiteka ari bubakoreho, kandi namwe muhindukire mufate umwanzuro, kuko kumva ni kimwe ariko no kumvira ni ikindi. Uwiteka basange. Reka mbasengere, mbasabire umugisha. Data mwiza, uri Imana ibohora, wankuye kure, hari n'abavandimwe bakiri kure, warantabaye, hari n'abandi bavandimwe bakeneye gutabarwa, bakobwa n'abasore n'abagabo n'abagore bakeneye ubutabazi. Twirukiye hirya no hino mu businzi, twirukira mu bidafite umumaro, ndetse n'ubusambanyi buraza.
ariko reka nkubwire, Uwiteka ntacyo byatumariye. Ni wowe ufite urufunguzo rwa nyuma ku buzima bwacu. Ni wowe utanga ihumure tutakura mu biyobyabwenge. Ni wowe utanga ihumure tutakura mu bantu. Ni wowe utanga ihumure tutakura mu duco tuba twiremeye tumwe na tumwe two gusinda. Ni wowe utanga ihumure riturutse ahera. Nyemerera utanga ihumure ababuze amahoro bakavuga ko bajya kuyashakira mu biyobyabwenge, abo bagarura ubwenge kuri wowe Kristo. Abo bagarukire baguhindukirire, abo bakugane, abo bongere bakugane bakubwire ngo turagarutse n'imitima yacu. Bahindukirire izina ryawe barikorere. Uwiteka nyakubahwa Imana, turasenze Mwami ngo ugirire neza ubwoko bwawe. Abaruhijwe n'umuruho nk'uwo nguwo ubarengere mu izina rya Yesu. Mwami Yesu nyiribihe, warantabaye wongere ubatabare. Turasenze iri joro Mwami uyu mugoroba ngo utabare ubu bwoko bwawe, kugira ngo buve mu businzi, kugira ngo buve mu busambanyi, kugira ngo buve mu bunyage, kugira ngo buve mu duco, kugira ngo buve mu biyobyabwenge byo kwitera ishinge n'imogi n'ibindi. Bataruke bazi wawe mu rugo, bataruke baze mu rugo kwa se. Unyemerere Uwiteka, twabaye nk'abana b'ibirari igihe kinini, uratugarura uduhindura abana beza. Nabo batarura bagarure. Harasore tungana, abana bato bari hasi yacu, abagabo baturuta, abamama bari hejuru yacu, abayobye bose ubayobora inzira nziza, inzira yo gukiranuka. Urakoze kuko ubikoze, ni mu izina rya Yesu. Amen.